mwamushakagaho iki? ayiwe gahe tugiye kumwambura we. Nari naje kubereka umukunzi wanjye, mwebwe mushaka umugambanira. ayiwe ndapfuye we. Iyi babu yizi mu isoko. Nimba n'ubwenge bwacu ukaba n'ikigoyi. Mbega ibitotsi byishe umuntu. Wa mukobwa ngo ni Gahozo, ndamuhamagara telefone yanze gucamo, sinzi ikibazo cye. Ubu ngubu se yagiye hehe? Reka nze ngerageze nongere nyihamagare numve nimba wacamo, ariko sinzi ndagaza umuntu nimba yarongeye ahari akabona amubeshya. Ndamubwira ngo nava ku isoko turahura, none agahita akuraho telefone. Reka nze ubu nataye umutwe rwose. Ariko se ubu wafata umwanzuro nkajya kumushaka, wasanga hari uwigeze amukoraho, byazaba ibindi bintu. Kanze mfata umwanzuro ndebe nimba najyayo. Urabona ngo cyuma cy'inyundo aratwigaho mwa, ni ukujya tumuhinduranya nk'abahinduranya akisi. Rasize inkweto cyangwa inkweto. Ngo icyuma cy'inyundo muri iriya minsi yari kutwigaho ngo afite umukunzi, ubu ntabwo yadukika ntabwo yakora. Umukobwa njye naramubuze, ariko hagize umuntu nsanga bari kumwe, umva ni uguhita amusoza. Ngiye kugenda muhiga, mpamagare numve nimba hari umuntu waba bari kumwe, ariko ba Ruvumba aribo musanganye. Nakwita umuntu tu wamanza nkajya iwabo nkareba nimba nawe uri, ariko ewana nta n'uriyo ndagasa. Igihe nakumangiye ataza kunyingurira, ubu ngubu arumva ameze gutya. Umukobwa ashobora kuba yaragiriwe nabi. Iki ni cyo gihe ngo nangire njye kumusanga. Yewe be. Uzi ko ari ba Rugombo bakafashe, uzi ko aribo ndi kureba di, ariko ngiye kwita umuntu. ayiwe ariko amveho mani. Ariko se sha reba hano, umanza umbwira uriya mukobwa mwamutwaraga iki? ntacyo mani habaho ngo oya mbwira byagitangiye gute? ntabyo nzi. Reba neza iki kintu urakizi? Usibye no kugukeba ndanakwahira. ayiwe ndabivuga neza. N'ibiki mbwira vuba. nyine reka nicare neza mbivuge neza. Mbwira vuba, ntabwo mfite gahunda zo gutinda. Jyana hano sana. Vuga ndagushyiramo. mbabarira nyine mwamushimuse ute yageze hariya gute? nyine njyewe na wa Ruvumbu cya gihe yanyuze hano hepfo agiye guhama, ubundi turamuteze turamujyana muri rya shyamba dusanzemo we. Mwamushakagaho iki? ayiwe gahe tugiye kumwambura we. nari naje kubereka umukunzi wanjye, mwebwe mushaka umugambanira. ayiwe ndapfuye we.
baramujengereje ndagaza Teri ibibazo bigwira abagabo abagore bigaramiye koko Teri ariko sha nzihorera koko buriya baruvumba ibintu bankoreye no mu buzima sinzabyibagirwa umva ntabwo bimeze bite oya wamanza nkagucyura ibindi turabivugana Teri ariko wakangutse koko kanguka ariko mana yanjye baruvumba aho tuzahurira njyewe nawe umwe azitunye ibi ariko ni ibibazo ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye ko uwamushyira hano ariko dore ngo ndahura n'ibigeragezo serivisi cya serivisi icyuma cy'inyundo kirangerageza kugira ngo ziriya mbwa za ruvumbu zimenukire arizo twabanye nzizera ndazibwira ngo dutahe ziranga ziguma ku muhanda none ariko umuntu umwe muto nzafata umva sibye no kumutemagara ibi ni ibibazo uri wanjye yabonye sinzi nimba aranitura imbeho yaramuteye niko ibyo bamukunda kwicyashya ifite mana ariko ubu ngubu yowewe nzamenya muhuriza he n'ibi bikweto rero ndumva imbeho itangiye kunyica ku maguru rero niba nareba nimba yakwitura akambwira uko byamugendekeye mbega ibigeragezo ibigeragezo biragwira koko yewe urinde ntabwo uri kumenya urinde ntabwo nakumenya ni sheri wawe imbera kwishe se urabona ndagufashe ikiko ariko we bajya bavuga ngo urukundo ni imo none se ndabigira nta kundi nyine uwagwira igiranje rwanda ngo koko ukunda umwate ubonamo amaribori kandi bagahinda k'ubu ukamenywa n'inyinshi yatoreye ntako nabigira ariko ruvumbu ni n'abagenzi bawe uwo nzafata kiriya cyo nagisizemo umuhoro sinzi nimba kizanye ariko ibi ni ibibazo yega dore ibibazo ubu ngubu se koko mwoka byarane kirira mu bihe bitaro bya Faisal sa nk'uweguka gatoya nkwande shyiramo utuboko warakakaye ariko ntabwo uri kumva kugezana n'ubu kuko ihangane tuganire ubu se nanza rw'iki yakama kwizirika ibindi byo kurya inzara ye yaramukaze isi unazizi ubu ngubu se aha ngaha niriwe mu rugo njyenyine ibyo basigaye sinabirebe reka nze ndebe nimba ntako nasigajemo hano n'imbuto muhega ntabwo ureba gira uko wigenga hanze kandi njye kureba hirya hagiye kandi cyane
umuhungu ninde waje kundeba byakakoze ntabwo mwibuka imirimo nanjye iba yangagaje ariko yewe ariko uretse mbere n'iki gikapu hagati wasanga ngo kubona ya ngofero yawe wakundaga kwambara seri iracyari kwambika shyiramo neza disi urakoze igipira iki ngiki muri cya kirashye kiri kumwe na ba ruvumbu nanjye wapfa kucyambara akandi kenda nsigaranye mu nsuga wenda naba nanjye nzajya nahira ibibazo we nari natuguze ngo nzaguhamagara tudusangire none rero usa nk'uwekaho gake eguka urakoze mama yarapfuye ndareba nanjye ikibazo byihorere ibyo kuba uri imfubyi byo nanjye ndabizi nanjye kugira naswe ugira wabaga wenyine nanjye byambabaje ariko noneho ndagira ngo umbabarire wihangane gake tugire icyo tuganira kuko nta nubwo numva ukuntu bagushimiye ubundi wajyaga ahera iriya joro iyo utegereza bugacyuka wari wabuze ibyo urya iyo umpamagara se nkaguha ibyo mu rugo baba bansigiye ibintu wabyoreye basuka kuba oya reka tubye manzi ujya ako gatunda nenda umbabarire ugere aho uvuga kuko ibibazo wahuye nabyo nanjye ndabizi sibyo nta tundi ushaka urumva umeze ute gusa uraryama hehe harya wari uri kuvuga ngo ushaka kuryama ubu ngubu mu by'ukuri urabona uraryama hehe ubu ngubu ujyanye mu buriri bwanjye hakagira umuntu uza kunsura yavuga yuko uyu mukobwa yavuye kugira ngo ubwizigame ariko agahinda karabwira ko agahinda kikica kagiramo ariko byaba uyu munsi byaba undi munsi byaba undi mwaka uzihore ariko se weho wabaye uretse gusinzira ukambabarira tukaganiraho gakeya basambye ukuntu byakugendeye baganira yewe urifata saa kumi n'ebyiri n'igice ukajya ku isoko ese ubwo basi wumvaga nta n'ubwo ufite urabizi isoko ryacana riri uca mu ishyamba kugenda no kugaruka nta n'ubwoba ugira amazi ubwoba kugenda ariko se basi wakongera ijwi ubunenda wumva nimba ufite ka muradi ndumva sinzi ukuntu umeze tu ndumva umeze nk'udahari ndumva navugaga ngo kugenda ku isoko ijoro none wagira ngo murare yatangiye kuvugisha ndavuga ariko uruvumbu haba ugukomoka
mwene nyoko, murumuna wawe, mushiki wawe, uwo nzafata wese, si ibyo kukubeshya, nzihorera, sheri, umva nkubwire, sa nk'uhaguruka gake, wumve, kuko ndumva uri kuvugishwa ibintu ngo mu ishyamba, ijoro, mu isoko, kugenda, sinzi ibyo uri kuvuga. Basi kangukaho gake, kangukaho gake, kangukaho gake, tumanze tugabanye. Ariko ubundi njye uri kundeba ukamenya, wamenye, uri kubona uri hehe? Ahantu uri kubona utahazi. Hagira inka, none se tugeze aho ngaho, none urashyize ngaho mbwira bigenze njye ndinde, ntabwo uri kureba ko ndi sheri wawe, sebigezi wa sebikera icyuma cy'inyundo, ndeba neza, amarira y'umugabo atemba ava mu nda. Urukundo ni indwara, rutavuye rwakwica nk'izindi zose, nanjye nawe umutima uranza, uranema, uramakira, none wanze kubona rwose, hamagara abantu se kutujyane kwa muganga, biragenda, garuka hino ariko mbwira. Ariko ibyo mubwiye byo ngo ntabwo ari kumenya, ntabwo ariko bizagire isuku, ariko uzi ko niba ikigisubizo yari afite telefone yakundanaga kuyigendana, nkaba nayifatanye ba rubungu, nta kuntu nayimwereka, nkareba nimba yagaruye ubwenge, uwayimwereka nka, ariko se yibwira dore nziza ye, unataha umutwe nanjye sinzi ukundi. Reba aho nta kintu uri kwiga, nta kintu waba uri kwiga. Nta kintu wibutse, nibagiwe iki? kuki ariko utari kumenya? Basi se reba kino gikapu, iyi bage ni ahantu hafi, nta kintu wibutse, ariko mpamvu yawe uzagire igihe do, yewe nta kintu wibutse. Kano kabaga kari keza. Iyi bage ntabwo ari wari ufite ugiye guhaha? Oya, najyaga nubona abana bakiri twiganaga. Ariko se watubonaga ubu ngubu mbese reba hano, iyi bage ni ahantu waba ufite, iyi bage ni ahantu waba ufite mu isoko. iyi bage uyizi mu isoko? Yego. Mana yanjye, nimbara n'ubwenge bwajya ukaba n'ikigoyi.
ibintu byose si uri kwibona, ibikapu si uri kwibona, telefone si uri kwibona, none ndabona yanasinze. Wanajya mu nzu nkareba nimba nahindura imyenda, noneho nkamureka tu umuntu ibibazo we, umuntu ndabona wakwigendera. Reka nze manze njye mu nzu wakigira mu nzu, ngewe ndabona kurwaza utavuga ntaha ngira mu nzu nkahindura imyenda da. Ubu ngubu se mana kurwaza utumva wazananiramo, ntabwo yumva n'ibyo umweretse sabibona. Aha wagira nkahindura imyenda areba nimba naza nka ndamujyana iwabo, sinzi pe.